Hi guys, nonje kubasuhuza mbifuriza umugoroba mwiza. Aya masaha ubungubu turi saa 1:30 hafi n'igice. Ubungubu mvuye ku kazi, ngeze mu rugo, nsanze bameze neza. Ariko mu by'ukuri uyu munsi ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe. Uyu munsi nsanzwe nkora amashift ya nijoro, ariko uyu munsi nakoze shift ya mu gitondo, natashye nimugoroba. Nishimwe cyane mfite ku Mana ko uyu munsi nimugoroba ndi mu rugo, ndi kumwe na madam, ndi kumwe na my baby. Tumeze neza cyane. JD Family dukomeje kubakunda kandi ndetse no kubashira ku mutima, kubazirikana tubagezaho ibyiza. Ya gahunda twakomeje kubabwira yo gufatanya ku bantu bashakanye. Ubu rero ndi mu rugo, ndetse n'umunsi w'ejo ntabwo nzajya ku kazi. Muri make ubu meze neza, ndaryoshye. Rero ikintu nshaka kubabwira, murabizi ko hari video yacu ya gatanu, ya kane, ya gatanu twashize hanze vuba aha. Mwayibonye uburyo twagiye gukingiza umwana. Mu by'ukuri madamu wanjye yaramaze igihe adasinzira. Kubera iki? Umwana kubera urushinge bamuteye rumufasha gukura neza, rumukingira indwara zitandukanye z'ibyorezo. Rero uyu mugoroba nanjye ndagira ngo muruhure. Ubundi yarasanzwe arara adasinzira kubera umwana arira, ibitotsi ntabyo muri make. Ariko uyu munsi ndagira ngo nanjye nze kumufasha uyu mugoroba nawe asinzire, aryame. Donc nanjye uyu munsi ndamusimbura. Ubu ninjye ugiye gufata shift, ngiye gufata shift ya nijoro kugira ngo nanjye umwana musigarane na then nawe aryame. Uyu munsi turasinzirana n'umwana, arabari hano mu bituza, arabaryamye mu bituza byanjye. Mbese muri make ubungubu my baby niwe ugiye kuryama. Iyi shift ni ya my baby agiye kuryama, nanjye ubundi mfata umwana. Donc nanjye ndamuruhura kuko ubungubu iri joro nanjye ndaba ndi mu rugo. Ubundi nabaga nahagurutse nagiye gushaka umugati, nakoze amashift ya nijoro, ariko uyu munsi ndamuruhura. So icyo nshaka kubwira rero abagabo bagenzi banjye, mujye mufata akanya nimugeze mu rugo. Ntabwo twirengagiza ko tuba tunaniwe, ntabwo twirengagiza ko tuba twagiye dukubita hirya no hino dushaka ubuzima. Ariko ni ngombwa yuko tugera mu rugo tugatanga umwanya, tuze tumeze nk'inkuba dukubita, ahubwo tuze tugenda gakeya, kuko urugo rwubatse neza ruba ruryoshye mu by'ukuri. Rero kubwira abagabo bagenzi banjye, nimba ugeze mu rugo gira ikintu wakora nawe kugira ngo umudamu wawe nawe aruhuke. Daddy? Yeah! Baby! Liam! Umeze ute? Meze neza. Baby, uyu munsi ndakuruhura. Yeah, you told me wabwiye. Mfite uyu munsi gahunda nateguye. Ndashaka kuza kukuruhura maze igihe udasinzira. Umva rero ukuntu ijoro ryanjye ryabaye kwa kudasinzira. Umva ko umubyeyi ntabwo bisanzwe. I know. Bubahwe. My baby se ameze ate my baby? Bebe ameze neza, ari gukina. Reba, abashaka guhora asimbuka. Uretse turebe. Ari tayari ko uyu munsi ndi bugirane quality time ni wese. Ari tayari. Yego. Baby Liam. Uyu munsi turi kumwe. Wow. Quality time na Daddy. Tonight. Guys, ninjye muntu wakundaga ibitotsi imbere, ntabwo nzi ko nabishobora. Nakundaga gusinzira numva nta kintu kimwe cya breaking ibitotsi, ariko Liam yaje bisenya byose. None ubungubu kwa ko bayibe bavuze ngo aranduhura, ndi kumva nishimye kuko maze igihe ntaruhuka pe. Liam yari maze igihe bamutera urushinge urukingo rwa kabiri. Guys, it's so painful. Ruraryana, rwaramuriye, nta gusinzira n'ubwo rumeze gutya neza.
So uyu munsi rero ndagira ngo nkureke rero usinzire. Uyu munsi ninjiri w'umurarane. I know. Ndakuranisha ko ari burare mu bituza byanjye. Mbese. Dore byanjye yishimye. Sawa. Rero urabona ko agutegereje? Yego. Ngwino rero. Ariko akeneye diaper change. Ndayimukorera byose. Okay. Kandi kugenda bimukorera. What's the matter? Uyu munsi niyemeje ko gahunda ari iyanjye na baby so. Rekure ko gutegereje. My baby. Bye. Oh no. That's the No, baby, ngareka tugende njye ubwo tugenda bizi bimerewe nabi. Sibyo? Tugende. Ululu, baby, tugeze mu cyumba. Cyumba cyawe, wo, baby Lia. Wa. Ya, jya kuhindurira. Pam. Izakora ubugubwa neza, baby. Unavutse ndi w'agaciro nisanga ubuzima bugoye. Ngenda hirya no hino nirwa nzenguruka, baby. Reka nze nguhindurire pam. Wow, uyu munsi ni kwa gitemo yanjye nawe. Musi turaryohera sha, baby. Baby, reba hano wowe kwambura ukandeba. Ndeba. Wow. Whoa, baby, sorry. Yeah, guys, murabibona rero ngubu time yanjye na baby. Turayirangije, ubu ngubu baby ameze neza, maze kumendurira diaper. So, nubwo mukomeza gukurikirana JD Family, ubuzima tukomeza kubagezaho murabubona, ikintu cya mbere no gufashanya. Buri gato tugiye kuryama, tugubwe neza, nazi ko naza kurira ndamuhereza mama we amuhe nyonyo, ubundi dukomeze tugubwe neza. Rero ndagira ngo turyame n'umwana tumeze neza, ariko mbere yuko turyama turabanza dusenge kugira ngo tugubwe neza, dusinzire neza. Ya baby, reka dusenge kugira ngo ibintu bigende neza. Uwiteka Mana, turagushima turaguhimbaza, habwa icyubahiro papa kuri Imana nyamana. Tukuragije rino joro kugira ngo tugire ibihe byiza, dusinzire neza, turyame neza, kandi turakuragije kugira ngo ukomeze kutugirira neza, ubuntu bwawe bukomeze buganze. Tuye kurota neza, turinde ikibi cyose cyaduhungabanya, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Guys, rero tuzabonane kuri video ikurikiraho. Tubasaba kugira ngo mukomeze mukore subscribe na like na share kugira ngo abantu bakomeze bagubwe neza bareba ino video yacu ya JD Family Rwanda. Mukore subscribe kuri JD Family Rwanda, ubundi mukomeze mudushyigikire. Imana ibahe umugisha, murakoze naho utaha.